bakaza muri twe bakatubwira ko bakabona abo ngabo bafite izo ntege nke, ndetse ntibababwire ko bafite intege nke, ahubwo bakaziheraho bababwira ko ari ibitangaza, bakababwira ko isi ndetse ari bo igenderaho, bakabwira ko bafite muri bo ibintu abandi batabonye, bakabwira ko baruta abandi, abo basangiye igihugu, abo banaga, abo bakoranaga, abo bitangiye hamwe, bakabwira ko ari ibitangaza, ndetse bakababwira ko n'iwabo ariko bababona, n'iwabo aho baturuka aho hanze bababona ko aba ari bo bitangaza, bakwiriye kuba bari imbere y'Abanyarwanda, babayobora, ari bo ariko atari byo bavuga, batavuga kuyobora abo Banyarwanda, ahubwo bavuga kubayoborera abo Banyarwanda. Iyo wageze aho uba wabaye igikoresho, ntabwo uba ukiri wa Munyarwanda wari waritanze, wagenderaga kuri ya mahame twese dusangiye, twaganishaga ku nyungu rusange, ahubwo uba wabaye igikoresho cy'aba bandi bagushuka, ndetse ahubwo bamwe bakabatera n'ibibazo, kuko baza bababwira ko ndetse nibagerageza kujya muri iyo nzira babagira inama kujyamo, baba ari iruhande bazabafasha. Niba ushaka ibintu nibitagenda neza cyane, ndetse bazaguha n'impapuro zigutwara iwabo ujye kubayo, kandi kujya kuba muri Amerika cyangwa kujya kuba mu Burayi, ku Banyafurika bamwe bateye batyo b'intege nke, bo ni ishema kuri bo, niyo waba ukora ubusa. Reba, kuva hano barakugize igitangaza nawe ariko wabyumvaga, ndetse ushaka kuba umuyobozi w'igihugu, byananirana ugashimishwa n'uko bagutwaye iwabo, uri umurinzi kuri banki cyangwa kuri kiyosiki cyangwa cyangwa wirirwa uterura amabogisi y'imyenda ya caguwa imwe batugurisha. Niko bimeze, bamwe kuri bo niko bimeze. Nimumbwire iyo transition yo kubura igitangaza hano, abantu barakugize igitangaza, ariko muri izo ntege nke utumva ko ari intege nke, utabibona ko bagukoresha, ndetse ukiyibagiza n'ibyo wari ukwiye kuba wubahiriza, kubera ko ufite abo bantu bakuri inyuma, ndetse bazagutera ingufu nihagira ikigukoraho, niyo cyaba cyubakiye ku mategeko, bazavuza induru, bavuga ngo u Rwanda, bati twumura tuzavuza induru tuvuge ko mu Rwanda buriya bazatinya kuvuga ngo mu Rwanda bafashe umwana w'umukobwa mutoya washakaga kuba perezida, bamubuza amahoro, none dore banamufunze, ukamusezeranya ko ari byo bazavuga, kandi ko tuzabitinya, ndetse kubera ko tudashaka kugaragara nabi. Ariko iyo byasanze abantu nka FPR Inkotanyi batabiha amatwi cyane ngo babyumve, baza batubaza ibibazo nk'ibyo, tukabasubiza ibyo bakwiriye kubwirwa, ndetse tukabereka ibibazo ahubwo batera bari inyuma cyangwa biri n'iwabo, wa muntu baramwihakana akajya kwikorera amabogisi, cyangwa agakomeza kota umuriro wo muri purizo. Ariko urumva ko biba bifite aho bihuriye, baraza bakabeshya abantu, bakabagira ibitangaza, kubera ko ariko ibyo ari byo byose, ngira ngo twebwe guharanira ubumwe bwacu nk'uko n'ahandi babigenza, nk'uko iwabo babigenza, ntabwo kubiturega
byadutera ubwoba, nta nubwo byatubuza guharanira ubwo bumwe bwacu, umutekano wacu, no gushaka gushyira imbaraga zacu hamwe kugira ngo twigeze kure bishoboka. ngira ngo rero abanyamuryango ba FPR Inkotanyi n'abanyarwanda bose, ngira ngo twiteguye gukomeza kubaka imbaraga zacu kugira ngo tugire ubushobozi buduha gukomeza gutera imbere, buduha gukomeza kurinda ibyo twubaka ngo bidasenyuka, tugakomeza n'umuco mwiza wo kwiga, wo gukorana n'abandi, ari abo duturanye, ari n'abari kure mu mahanga yabo. Ariko akenshi iyo ugiye kureba iyo byose navugaga, uzabisanga byombi, ari imikorere myiza, ari uko kubaka ubushobozi, ari uko uzabisanga muri twe, muri mwe uko twicaye hano. Ari nabo nibo bake basenya baturimo, nabo tuzabasanga hano. Ariko mu baturage hafi bose, abaturage dukorera, abaturage tuyobora, bo barumva, bo bafite umuco, bazi icyo bashaka, ntabwo bajya gushukwa, ntabwo baba barimo. Bo bahora batureba gusa, badutegerejeho icyo tubagezaho, icyo twababwiriza, icyo twakorana nabo kugira ngo tugereho. Bahora badutegereje, barumva, ibyo bindi byo ntabyo bajyamo. Barashaka ubuzima bwiza, barashaka amashuri y'abana babo, barashaka umutekano, barashaka ubuzima bwiza, barashaka gukora, kwikorera, bakihaza mu byo bakeneye. Nibyo badusaba, ni nabyo baduhera izi nshingano dufite uko twicaye hano. Nta kuntu rero twakwihanganira kunyuranya nabyo, n'ibyo badushakamo, n'ibyo badutezeho. Ntabwo dukwiriye kunyuranya nabyo. Ni naho haturuka ko muri izi nshingano zacu tugomba kubibazwa, tubazwa inshingano dufite, tubafitiye. Ba bandi bake bafite ibyo bibazo ntabwo bajya bifuza kubazwa inshingano, ahubwo iyo bazibajijwe bihinduka ikibazo. Iyo bahinduramo ikibazo, bagahindura ko u Rwanda rwahindutse ahantu umuntu adafite ubwinyagamburiro. Wese wakwinyagambura, wagira ubwinyagamburiro mu gutwara iby'abandi gute? Ukwiriye kuba ufite ubwinyagamburiro bwo guhemukira abanyarwanda baguhaye izo nshingano gute? Ukwiriye kubona ubwinyagamburiro bwo kwikubira buri kintu cyose gute? Ugafata ibyawe, ugafata n'iby'abandi ukabigira ibyawe. Ubwo bwinyagamburiro ukwiye kubona uti? Ibyo ngira ngo ni bimwe mu bibazo bishya bikurikirana no kwibohora navugaga, tugomba kwemera tugahangana nabyo, ndetse abantu bakabigiramo ubwitange, nk'uko n'ubundi abanyamuryango mwebwe mwagize ubwitange na mbere hose muri kwa kwibohora. Genda bikurikirana, ubwitange mu kwibohora, ubwitange mu guhangana n'ibibazo bishya bikurikira kwa kwibohora. Ntabwo twatezuka kuri iyo ntego, ndetse ibyo nibyo bivamo uburere, inyigisho dukwiriye kuba duha urubyiruko rwacu, abana bacu, abayobozi b'uyu munsi n'ejo b'u Rwanda. Muri uru rubyiruko rwicaye hano, tuba dukwiriye kwibaza ngo ariko turwigisha iki? Rurerwa rute? Turuha iki? Urugero duha aba bana, uru rubyiruko ruburuhe? Ntabwo ari ibintu gusa bishobora kubaho ku bwabyo gusa, bidafite aho bikomoka. Nkiri kuri ibyo ngibyo, reka nongere mbone umwanya
iki kintu cy'umuco cy'iby'abantu tubona cy'ibyo dukwiriye kuba twiga, reka ntange ingero ebyiri nigeze kuba hano ubundi, ariko reka mbisubiremo kuko ntabwo nakumva impamvu ikomeza kugaruka. Ejo bundi ntabwo nari mpari mu manama mwari mufite hano, ariko narabikurikiranagaho narindi hose, nabikurikiranaga kuri television. Byabaye hano byose akubwira kanaka icyo yavuze, kanaka icyo bamubajije, icyo yashubije, abavugaga bakarondogora bakabahagarika byose. Rero nyine nsubiremo ikintu kimwe mbasaba, ariko nizere ko rwose bibaye ubwanyu. Nakomeje numva imvugo hano, abantu bahaguruka akavuga, ugiye gutangira akavuga ukuntu ni ukuvuga, cyangwa ngira ngo icyo nshaka kugeraho ni nko kwivuga. Abantu barivugaga, kwivuga murabizi, uku kwivuga, umukuru ahaguruka, umuto agahaguruka, ukavuga ko abantu amahanga aza kutwigiraho, amahanga afite ibyo atwigiraho. Iyo mbyumvise bintera ikintu cye. Iyo mvugo ni imvugo ki? Ni imvugo ki y'abanyamuryango, y'abakada, ya FPR? Mu Cyongereza hari ibyo magambo bita ngira ngo ni bragging. You are bragging about what? Muri rata niki? Ko hari ibibazo byinshi byo gukemura, mwaretse akabari ibyo dukemura. Niba hari ibyo abantu baza kubivugaho, wabaretse bakaza nyine bakabikwigira. Wowe urajya kuvuga ibiki? Ubu ni muco ki? Ni muco ki? Naragumyaga mbyumva nkashaka kuzimya television. Nta mpamvu, nta n'icyo bitanga, ahubwo bigutesha agaciro gusa. Si yugume uvuga amahanga akwiriye kuza kutwigiraho, azaza, araje. Why waste your time? What is this language? Lugha gani hii? Hii ni lugha gani? Uru ni rurimi rw'uwuhe muco? Dore n'abo bayobozi bose. Ejo bundi nabonye rero byaragiye no mu bato, aho bibera bibi, no muri abo bamwe bahaguruka, abantu bakwiye kuza bakatwigiraho. Niyo wamubaza utari ko bakwigiraho iki, ntacyo azi. Ntazi n'u Rwanda, ntazi n'Ikinyarwanda, arabivuga mu ndimi z'aho. Ubu ndi kaneza, ububaye bwa gatatu mbibabwira mwe banyamuryango, bayobozi, bakada. Urwo ntabwo ari ururimi abantu bakoresha bazima. Mubirekeraho izo mbaraga zo kwigamba, zo kwirata ko abantu baza kubigeraho, tuzikoreshe kukubaka, gukemura ibibazo bifite ubwoko. Rwose ndabasabye, nizeye ko ari bwo bwa nyuma mbivuze, nubwo mbivuze kenshi, nari mukwiye kubyima agaciro kuko ntabyo gafite.